wenda nta mafaranga afite ariko afite ibitekerezo byo kuyashaka. That's No, me, marry me. I have money, I have house. I'm going to transfer all the money that you need on your account. I'm gonna write that these houses and this and this and this on your names. Okay, please marry me. Only that, bro. Narinze no gutekereza. Nakutambula ati today I don't even need family to come and see whether I've done the marriage or not. Please, let's go. Ntibyamugorira keke ngo binabari byiza. Ugiye kuzana ibikomere ku bana bawe nanone. Sibyo. Icyo gikomere gitewe n'ubukene ari kukidevelopinga nubwo yagira amafaranga kukidevelopingira ku bana be. Ntabwo ubuzima twebwe twabayemo tukiri abana. Niba warize ukajya ku ishuri ukambara ikabutura kugeza igihe zagucikira. Ubwo buzima ntabwo uzagucika. Bivuze ngo n'umwana nabyaye none ahangiye kumuhereza ikabutura imwe yigane mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane primary yose irangire. Ubwo buzima. Sani meza mi izere ko meze neza natwe tumaze neza. Tubaye ikaze mu kiganiro nanone Talk to Me. I am Josie. I'm with Bella. Umeze neza? Umeze neza. Nanjye meze neza. Okay. Urasa neza? Thank you. Ninde wabagukora to make up kari twiza. Simple and nice. Really? Thank you. Makeup ariko ndayikorera. Ariko arande hano uvuye. No. I'm directly here. Guy, you look stunning. Thank you. Nawe ariko urasa neza. Don't tell me always. The makeup. I'm always. The makeup and skin care. I think I care hook. No, wow. The chick. It's your shaka. No, what you doing? No way. Abantu turi muri toxic relationship mbanje kubasuhuza nihangana kandi mukomere bibaho cyane. Ikindi n'abantu muri guteganya gukundana mugende gahoro mucuzinge biri correctly. Very correct. Usize impamvu mvuze gutyo. I don't know why. Okay. Mwikipasa murefu mwaba tipe. Sibyo? Kuko uziko neza uri kurinda banke utabitsamo amafaranga. Why are you icyo mvuze uri kucyumva? Urimo uratereta umukobwa si wowe umushoramo. You are keeping her for someone, making sure yuko banke y'abandi yirinze neza kubera ko ntabwo yinvestingamo se cyangwa ntabwo ufitemo mugabane. Sibyo se? Nibyo. Reba uburyo Sibyo ukuntu se? Nta muntu n'umwe ndesheje agaciro. Aho ugasanga umutipe uri guplaninga kugutereta. Ni umukarani udafite ishuri na rimwe, udafite n'igitekerezo na kimwe. Wenda kizamuteza imbere. Just ubuzima bwe no kumva ko agomba kumukarani hanyuma mu minsi iri imbere akaba yaba wenda nk'umuyobozi w'abakarani. Akaba ariyo future ye. Aguze kuba nta shuri afite. Ntabwo nabatesheje agaciro. Ndi kukubwira ngo nta na idea afite. Adafite na idea ahubwo nicyo kibazo. Kuko wenda adafite idea byaba ari indi case. Ariko wenda nta mafaranga afite ariko afite ibitekerezo byo kuyashaka. Byaba ari byiza kurusha wa wundi uyafite. Ariko ibitekerezo bye biri limite. Akuza abantu bapfanye imishinga hano hanze. Uzisabwa kuranya umushinga yapfaye. Uzi imishinga nicayeho ariko reka maze nkubwire. Let's choose like this. Sibyo? Baguhaye umugabo. Wa mukobwa afite guhitamo hano. Ntumuzi. Okay? Hano hari abagabo babiri. One is a broke with ideas. Another one is a rich with a bank which is full of money. Afite amafaranga garahuke. Sibyo afite nizo ide. Uwo ngonga afite ide n'urukundo. Undi nawe afite care afite amafaranga, everything you can get it. Sibyo ariko nyine urukundo rwe ruri less kuri rw'abandi kuko ari bize ari gushaka amafaranga. What can you choose? Nahitamo umunsi. Oye. Nyine ni babiri. Harimo ufite amafaranga. Sibyo? Ariko idea ze nyine ziraho.
afite idea kuko ayo mafaranga se yabereye kuri okay bose bameze neza ku bijyanye na idea ufite amafaranga n'undi uri kwishakisha cyangwa utanayafite okay ni ukuvuga icyo gihe habasigaye ngewe Guhitamo ninde nkunda muri abo niwondi kuko bazura ku oya urahitamo ndihitamo oya afite urukundo okay A afite urukundo B afite careless ariko afite amafaranga hitamo kuri urukundo na careless y'amafaranga urukundo urukundo ruraho nyine biraho arakennye cyangwa se ntanakennye ariko afite urukundo careless no n'amafaranga nayagumana urukundo careless n'amafaranga urukundo rukennye urukundo rukennye nirwo nahitamo as hell no side B amafaranga muzi ukuntu abakene bahemuka Lili abakire ntibahemuka nibura n'umukire araguhemukira bro akagusiga muri etage ya nivo nk'eshanu yose iri ku mazina yawe aza kugusaba inusi imbabazi ari muri Ferrari uri kubyumva Barabas ariza kuzaniye uri kubyumva akaza ukasanga urimo urarira kwihanaguza amadolari ugapfunisha dolari ugashira hirya ugapfunisha irindi ugashira hirya umuryango wawe wagutakira ukawoherereza $50 ukajya kuruhukira Dubai so mubwira umukene umukene yaguhemukiye ujye babona bari kunywa inzoga banakubita abagore ba ujye babona that's what I'm talking about wambaye igitenge wakuburiwe wagize iki wakuburiwe muri gushaka urukundo sibyo sometimes gifitemo n'ibitoboro hafi no kubona yakarisi imeze nk'ikirere uri kubyumva neza icya gatatu wabuze n'ikijumba wabuze n'uwaguhereza amaminini cyangwa ibishyimbo byagaze who am I to choose that no sebera mubaze uriya mugabo w'umukire utekereza ko wadahemuka at least amemukire mfite n'icyo mfashije famille exactly you are depending ngo afite amafaranga afite etage afite barabasi ya mitungo urabizi ko ibyo bintu ushaka kubivamo ariko nta burenganzira ubifiteho twebwe ntabwo twigeze tuvuga ngo uri limite kuri ubwo burenganzira wiza mu bintu by'uburenganzira urabizi ko ushaka kubivamo n'ubwo burenganzira uba ufite by'ako kanya ariko nta kintu ibyo byo kuvuga ngo wafasha famiye ngo wagira gute bidashoboka amafaranga nayo ukabyicaramo ukajya urira from Monday to Sunday hari amarira atandukanye sibyo bundi seka mubazi nimba umugabo afite amafaranga ari kuguha buri kimwe why are you crying yeah abagore mu miterere yabo ese umukene we ni bangahe ubona ngo batemye imitwe ngo umugabo ngo yaje ngo yirukanga ngo yaramaze n'imyaka 6 atabona ngo n'umugore ngaraje ngamugize gutya bamwe na bamwe njya mbabona bafite ibisebe gutya ngo abagabo babo babakubise bakizirika barano rero ntago biba kubera ko ari abakene urabyumva abakene nibo ndi kuvugaho badafite urukundo ntago bariya biba kubera ko ari abakene none se reka ngubaze ntango uzi zifite ayo ma etage zifite izo barakasi zifite ibyo byose uri gutekereza hari aka video maze iminsi mbona kuri TikTok umuntu arambwira ngo I love you ndakambwira ngo how old are you urumva ko arashaka kumukatira how old are you umugabo agahita ambwira ngo 70 million in the bank agahita ambwira ngo I love you too that's nice nagakunze uwo bagiye kubana agiye gukunda I will learn to love you I will learn your mistake will be my mistakes too I will take it something that I will not say are you sure kugiye kubyiga ukabishobora I have to as long as money is involved mu gihe cyose amafaranga arimo I have to no se ko reka nkubwire njyewe come and tell me Naomi marry me I have money I have house I'm going to transfer all the money that you need on your account. I'm gonna write that these houses and this and this and this on your names. Okay, please marry me. Only that, bro. Narinze no gutekereza. Nakutonga ati today I don't even need family to come and see whether I've done the marriage or not.
please let's go. none se tuvuge nataguhereza izo transfer ntago azatransferinga ayo mafaranga kuri banki yawe sibyo kandi niko kubwira ngo agiye kubikora ntabwo ikungura no hari uzakubwira ati birahari ariko just consume ntabwo ujya ubundi tufite wowe uzajya kuri konti yanjye ngo ATM genda ukora ibyo ukora ushake kujya muri salo ngo uhereze ATM cyangwa umuhereze ayako kanya black card sibyo akubwira ati guhaha ikintu icyo ari cyo cyose ushaka go shop ariko apana kukubwira ngo I'm going to take this money from there uwo muntu nshuti yanjye ntabwo ari preferable kuri njyewe ntabwo ari wa muntu ndi bukunde kurenza wa wundi nasanze ufite amayide y'ubuzima bwe afite ukuntu nyine planning twazabaho tukabiganiraho nta kintu afite Josie tugashira uri umwana wifuzaga kuzaba iki n'umwana yifuzaga kuzaba okay 50% umuntu ndi we none yavuga no vuga icyo uri umwana career y'ubuzima se vuga ngo ndi umwana nashaka kuba doctor nashaka gutwara indege ibyo career y'ubuzima ndi umwana ushaka kuba umunasi ushaka kuba umunasi ibyo nibyo aho niho hafi ibitekerezo by'ubwana nyine nta nubwo nimaginaga ngo se umunasi ntabwo ari ibitekerezo by'umwana nashakaga kuzaba umuntu uvura just and today what do you want to become I want to become just ntabwo gitekereza kuri career a good mother just thinking about the babies nk'umwana wawe ufite imyaka 4-5 nabwa ngiye bera nshaka kuba umu TikTok nshaka kuba umuhanzi serious abenshi hano mu Rwanda arakubwira ati mwana wawe ushaka kubikirara uzi iki nakora aragenda akakugurira bya bikoresho byo kwa muganga ibikinisho bidafite ahantu bihuriye n'ikintu wowe utekereza ubwo niyo ni impamvu nyine nakubwiraga yo kuba iyo uri umukene sometimes even your mind goes down if you are financially broke. You want to mean ko ababyeyi b'Abanyarwanda ari abakene? Ntabwo uvuze ababyeyi b'Abanyarwanda ko udashaka kuvuga ngo abenshi muri bo bafite mind iri poor kuko bari poor. Really? Like for real? Hari igihe umuntu aba stuck mu bukene bwiwe urumva agashaka no kubishyira mu mwana we. Si bose kuko urambwira ngo nk'ubu ngubu hari umubyeyi ufite umwana okay tuvuga urugero afate nk'urugero rwa Christopher. Sibyo? Christopher atangiye iriya music afite akiga. And there is support of the parents kandi n'Abanyarwanda kuki batavuze gaje kubikirara. And there had one undi wo mukobo igikondo mukobo hariya urumva yatangiye arapa agatangira karapa muvyeyi akamubwira nti ndavuze ngo mwikaye ihute why ababyeyi benshi mu Rwanda arakeri yarashaka ko umwana wakira ari kumushyiramo ku ngufu n'ibintu ari gutekereza ko urikamubwira ari gutekereza ko ibyo no uri kumubwira ngo nonaha ngo giye ngo iyo ndebye Christopher ngo urwego ariho ngo ntekereza ko nanjye nazabigeraho ngo kubera ko nabaye umuhanzi nkawe. So you know why? Ntabwo umubyeyi mu Rwanda byumva rakubwira no abari puwa sheri ababyeyi bakenya noneho ntunzanire na wawe ndi ufite budget iri mirajegajega yita nka hari umukire yumva ko yabyibye avuga amaguru yawe uwo ngo aba yumva ko nawe yabyimbye ntago aragera kuri level yo kumva ko supportinga umwana we abwira umwana we ngo no ikingiki ngo ntabwo cyakunda ngo ujya kwiga ngo ibintu by'amasiyanse ngo nibyo birimo amafaranga ngo muri no minsi. Why not? Niba koko uwita umugabo ufite ibitekerezo bizima utareba cya kintu umwana wawe akunze cyane ko iri gukora ikintu ukunze ukukibonamo n'amafaranga biroro kuko ugikora uri wese ukiri icyo kintu wahubwo ngo urebe muri ya passion y'umwana wawe. Eske hari career hari na hobby sibyo? Hari ikintu ushaka kugikora nka hobby sibyo udashaka kugikora ubuzima bwawe bwose biratandukanye sibyo? Noneho nimba ko kuri uwo mpapa ugira ubwenge ushaka ugomba kubanza ugatandukanya ibyo bintu umwana wawe ashaka kumva ukamenya n'ibyo akunda and then ukabiplaningira ukavuga ati umwana wanjye ndabona akunda ibintu byo kubaka cyane bimurimo maybe azaba na innovator cyangwa akoremo n'ibintu birenze sibyo reka support ariko wowe uri kubona no gutera agapira ati ahubwo ahangaha ubu ujye ukina umupira ushobora no kuzavamo Messi imipira ikijije bangaho uzi
ariko ngagiye kuba ngo agiye ngo kuririmba ngo kuko ubana busharinga ngo ngaririmba kuriya nganabigenza kuriya mwe nawe wagiye kubikira why not utareba King James sibyo aho gukatangira kongera mbi ziri hasi ariko nabusharinga ari kugira ruri hasi ariko you know ariko si Bella let me tell you hari abapapa cyasaba mama ababyeyi muri rusange babakire usibye ko wenda none turi kuvuga ku mugabo w'umukire n'umukene ariko hariho none umubyeyi w'umupapa w'umukire ariko ufite kariyeri yamukijije akavuga ati impamvu mfite ano mafaranga par exemple nuko ndi umuroya sibyo nuko ndi umuroya abaroya bakaba bahembwa amafaranga menshi cyangwa se nuko ndi umu businessman nuko nize ekonomi neza uburyo nkora nkaba mbizi ayo ni amakuru afite y'ubuzima bwe kandi hari na wa mugabo w'umukene uri hariya ufite ayo makuru uvuga ati uzi ko abantu bizi ibintu bya business neza bakira back in my life barakira ariko nta bushobozi afite bwo kubyiga igitekerezo ngende kukubwira ufite icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo umwana wanjye agomba kuzagira amafaranga ari uko binyuze mu kwiga business ari uko bibaye ngombwa yuko yiga law kuko namenye ko niba yize droit akicara hariya akayikora mu buryo bwiwe azabona ya mafaranga sibyo avana kumbwira ngo umubyeyi w'umukire ngo niwe utekereza neza ngo kurusha wa wundi w'umukene ariyo uza ababyeyi b'abakene bari yarabafite ibitekerezo byinshi kandi byiza reka tuve ku babyeyi sibyo ababyeyi buri wese wowe na refu uriho n'ibitekerezo byawe nabyo bizaterwa na mentalite yawe nuko warezwe sibyo nuko wakuze nabyo bizaterwa gutyo kuko njye aka kanya nzi umubyeyi w'umugore udashobora gukoreshereza anniversaire abana biwe ngo batazamusaba mu gihe atazabona ngo nawe ntabyo yigeze ahabwa what is that ntiyamugurira keke ngo binaba ari byiza ugiye kuzana ibikomere ku bana bawe nanone sibyo icyo gikomere gitewe n'ubukene ari kukidevelopinga nubwo yagira amafaranga akidevelopingira ku bana be ntabwo ubuzima twebwe twabayemo tukiri abana niba warize ukajya ku ishuri ukambara ikabutura kugeza igihe izagucikira ubwo buzima ntabwo bivuze ngo n'umwana nabyaye nonaha ngiye kumuhereza ikabutura imwe yigane mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane primary yose irangire ubwo buzima nimba warabukuriyemo kugira ngo ubucikeho either you work hard you marry a rich man or the man who is on the way going so in the future. So I better choose to work hard. Marrying a rich man. Twebwe dufite option hani dufite option kuri abo bantu babiri. Dusipoze twebwe nta yindi vision dufite nta yindi option dufite mu buzima bwacu. Uretse guhitamo muri abo bagabo babiri. To be honest, nzaririre muri Ferrari. Urumva? Barabanje nayo utazayibona ngo yiriremo. Kuko uzaba warayisanze. Turi kuvuga ko zihari Jose. Wayisanze nabishaka uzasohoka uyisizeyo. Noneho uzi kujya mu cyondo kitari n'icyaho ukodesha 2,000 ku kwezi nayo ukayabura ukabura n'umuntu uguha n'amazi yo kunywa. Uzi ko ushaka kujya muri icyo cyondo kubera ko wahisemo urukundo simply sibyo ni ngiye nuzi ukambwira ikintu libera sibyo just kwa ko ngushaka nonaha mfite n'aya mafaranga ndakoresha amafaranga gusohokana ahantu hahenze ukunda mugurira imodoka ushaka sibyo gukorera ikintu cyose wifuza mpaka nkugejeje mu rugo ariko you know what ugiye kugenda utwite ube deforme sibyo ugiye kugenda turorere gutwita sibyo ugiye kugenda ujya mu gikoni uzajya mu gikoni wisize iyo makeup ayo mafaranga aze ku kazi asanga uri kunuka ibitunguru ayo mafaranga ufite kubera ko atagukunda azagusiga muri bya bitunguru agende mu bindi ufite indi mentality rero iyo mentality ayo mafaranga ugiye kumaringa already ufite nk'abakozi 8 muri munzu okay you're going and slay like this ayo shaka ko umugabo ugiye gusanga azabikunda maybe ko akunda kujya mu gikoni
nawe impamvu yakoresheje amafaranga yarambwiye I will treat you like a yishimira kuko ubona uri mu gikoni ariko wowe ugiye ufite expectations z'uko mu rugo rwiwe harimo abakozi 8 bikorere niba ashaka yuko ujya muri icyo gikoni as long as the money is involved sibyo ngewe nebwo abagore benshi nzibeza bumva b'umutima barateka bakajya muri dushe bakitera makeup bagasanga abagabo basa neza none amenye ko umugore arotetse ibyo biri urumva umugabo ntago yambwira ngo Naomi, I have this money, okay? I want to make you a queen. I want to treat you like a queen. Uri kumva? Noneho ngo nurangiza ngo we ngumbwire. Hago byavamo. Ndajya mu gikoni, ati ibyo bitunguru, njye muri douche, nitere parfum irenze y'amadolari nka 100. Ayiwe. Nesa yo shaka izo perfume zawe zimukonvinga. Just wari murarwanya uwo mugabo kandi that man ikintu cyonyine adafite ni kimwe ni careless ntazagira afite careless ni very careless rero nta kindi kibazo afite nuko izo perfumes ntago ari ubone ko aziteye nta n'ikintu bindebaho n'izo makeup nyuma yo guteka ibitunguru icyingenzi nuko yagusanze mu gikoni uri mu bitunguru oya ese ukiri kumutekereza umva ikintu turimo hano ngomba kumutekereza kuko ngiye wambaye ikizamini cyo gukora choice sibyo choicinga utagiye ufite amafaranga choicinga utagiye ntabwo nabura kujya deep kuko nicyo nsabwa umva nkubwire ibintu bye navuze nicyo nsabwa ndasabwa kujya deep ngakora amahitamo natekereje je sinavuze ngo afite urukundo arakeneye yes afite amafaranga afite care ziri hasi muri make nimba you are attention seeker ntago uzabibona wowe maringa amafaranga ujye ukora ibyo ushaka business trip class like ujye muri nuze no kuba attention seeker flight utanategereje kuba attention seeker you have to mark yuko urugo ikintu cyitwa urukundo ubundi uri kukitiranya n'iki no kuza akakubwira ngo ndagukunda urukundo ntabwo nshaka bebe urukundo ni ukuba wowe n'uwo muntu sibyo hari communication bond ya communication mwubatse keretse niba ugiye kugenda ugakonsuming ibyo yari afite gusa ntimuzatera imbere dutera imbere he's working that's why he doesn't have any idea ya communication urugo rutarimo communication tayari ruba rwarangiye bitwaye se wowe niba ugiye kugenda ariko se urugo rurimo communication ntirurangira niba ugiye kugenda ari careless cyo wakimba urugo rurimo communication ntirurangira ariko rutandukanye n'uruyifite ntabwo turi kuvuga waba udufite miliyoni 30 kuri banki 40 50 wiba broke na broke ejo bundi ari ku banki ya kurya bikarangira waba udufite amafaranga nashaka bari mu mafia donke ndetse ndagiye kuvuga ngo ni Imana hari igihe abakora n'ibikorwa biri dark sibyo ariko wenda atajikuzimu wenda yicuriza nk'intwaro yicira nk'abantu oya si bikorwa biri daka adashimuta atica abantu umuvoma y'amafaranga adashimuta atica abantu sibyo whatever work he's doing sibyo nashaka abaselinga his body do I care ese let me ask you amarangamutima y'umubiri wawe arafunze ku buryo you will never think about uburyo ari careless nawe nubwo uzatekereza ntabwo uzamukeneramo communication nawe nubwo uzamukeneramo care nk'umugore wowe how are you going to manage je sais n'afite chauffeur he will be my husband my next one icyo nicyo rero cyatuma ntahitamo umugire hari umukene dushobora gusharinga all of that ngahibaze uwo mukene murabisharinze ageze hagati birikubye sibyo ageze hagati birikubye nibigize byikubye ugiye kubigusobanurira ibyikubye wamuhisemo ngo ni umukene ariko afite urukundo ngo afite ide abakene nk'uko bagirirana amashyari bakanarugana sibyo bazabona kwesha umugore w'igisupusupu babanze babusoteshe insinga bazica insinga bazice ushatse kuvuga ko mu bakire nta mashyari abamo oya wambwiye iby'umugabo wanjye akwihorera nanjye ndi ku mugabo wawe
turi kuri rwa rukundo. Okay, we choose love. Reka tube abantu beza duhite mu rukundo. Insinga zirasose. Iyo umuntu akennye hari n'igihe agira ikibazo cya crise mu mutwe bitewe nuko ariko ubona ko ari ibyo atabasha guproviding, akagira umushiha, agatajya kugira imico itari myiza, akajya kumurwa bwo atarira mitsingi. Noneho uwo bukaswe mu gihe ati sheri nta desangura umunyu, arimo aratekereza ukuntu na bya bitanu byinzi atari bubibone. Ukajya kumva nk'urushyi ngo pa wa mugore wagiye umugore muzima kucyura ikigori. Urabona nyafo ubu yamusabye nabi. Ntabwo nekereza ko wabwira umuntu ngo sheri na desa. Usimishiha bahorana. Ngo ngure umunyu utuje. Uzareba umugabo bakubwire ngo wahitanguruka gukubita. Uzareba umugabo wenda birukanye ku kazi. Uzareba uburyo ruri down. Kuri kwimana ndetse kwihagararaho. Urwo rugo ruri down ubona wa hari umuntu wapfuye muri urwo rugo. Wajya ngo bapfushije ese undi reka mubaze. Iyo bavuga ngo ubwiza bw'umugabo ni mwikofi wa wibaza iki katari kwisura. Ese Regina Daniels uramubona nubwo icya kigabo cye kimugejeje habi, at least she got some money. Regina Daniels wamuzi wo muri Nigeria. Wonye uriya mugabo ko nasa nkaga arano kuri amukobwa ari mwiza. Why did she choose him? Kandi yarakiri virgin, yarakiri vierge. Amuhitamo. Your choice is like hers. My choice is like hers. Yeah. And another babes who want to be bosses. Ntabwo mvuze ko mu buzima bwanjye nashaka gukora. Kubera iki aba kuki ntabwo mbizi niba ari abakobwa b'Abanyarwanda bonyine ko cy'abakobwa batekereza ko to be rich bisaba umugabo uri rich. Ntabwo ari byo ntekereza njye navuze ko me and you we don't have any future behind us. Niba atari kutekereza rero just work on yourself. Njyewe nizera ko iyo option yo kuvuga ngo choose a rich man cyangwa umugabo ugukunda. Sibyo? I can advise you to choose umugabo ugukunda and work hard. Navuze mukagenda we nawe mugakora just. Sure, navuze ngo njye nawe nta yindi future dufite. Sibyo? Nubwo wakiriringa ute na nubwo byakunda urabizi neza ko bitakunda. Tureke ibyo working hard kuko njyewe I believe in working hard than getting another man's money cyangwa another person's money. Nubwo we twaba turi inshuti sibyo, I will never ask you or borrow you any money. Why? Ntago ngomba kwifuza ibyo ngiye nashoboye kuba ntakira. Nimba mbona wenda nyene iriya sakoshi, okay ndakene, I have to work hard until I get it. Ntago nzakubwira ati just you know what? Nguriza amafaranga nguriya sakoshi ndakunda nzaye kwishyura no. Uko liko ne. Ariko giye behind turi kuvuga ngo now in the future dufite, our future is dependent on these two men who are standing in front of us. Witangira gutekereza ibyo so instead of working hard with a poor man urahitamo kugenda aho biri. Just until now na uri kunyumva. Reka tukirangize kuko ntabwo turi bwumvikane. Ndi kuvuga ngo ntabyo kuwakinga hado ufite. Wacuzinga umugabo w'umukene uzicara mu rugo. Wacuzinga umukire uzicara mu rugo. Nta kintu kimufite cyo gukora. Are you ready to suffer? Cause I know nagwajije amaranga mitima yawe. Uzayaziga. Ese uwo shoferi wahisemo kwaze ari uzakubera. There is many ways tutazesha. So many ways izo ngizo uzakoresha. Are you sure ko zizaguha peace of mind? Uragerageza ukazishaka mutsu. So you will be living a fake life. Not fake life. Unhappy but successful life. Successful and happy. Yes. So I choose to live unsuccessful but happy. Okay. Different side. Basi muno mu muryango. Wenda nje yambabona hari umuntu mfashije, basi I will get happiness from that. Nimba no umuntu ku muhanda mbashe kumufasha, I will get happiness from that. Wowe uri hano ngo ibyishimo byawe ubigire sacrifice y'abandi. Nzabigira sacrifice y'abandi mfite ariko mfite n'amahoro yo mu mutima bitewe nuko ntacyo kimwe nzigera nifuza mu buzima bwanjye. Nzaba nsigaje ko Imana izikantwara gusa. Cyonye peaceful and happy. I will sacrifice my happiness but peaceful and successful. Peaceful, successful and happy.
ntabwo uzaba peaceful uzabaho wifuza wowe ufite ikintu cyonyine gusa ufite happy yonyine rich status gusa wowe njyewe mfite peace ko nta kintu nzigera nifuza mfite amahoro muri njyewe ntabwo rwose ndayafite wowe icyo udafite kandi uri mubyuke ukajya gushaka sideman side chick day uza amahoro bihuriramo nabyo muri hariya hantu umva uturuhuka ukajya no kuri beach ukicara ugaswiminga uhura n'amahoro gute uzahura n'amahoro uza kuri ya portail yawe nziza ikubiye irenze ya wa mugabo wasanze wahagera ugatukura n'inkweto urukweto rwawe rwiza rurerure washopinze wirira ugendana wahagera ukarukuramo ugasiga ugomba kurukuramo n'isura urarana no uvuye gucitinga ntabwo ufite ntabwo uri gucitinga maybe yaranabinyemerera arakwemerera gucitinga arakumbwira ati ga do whatever you want upfa kugaruka mu rugo iwanjye urabona nta mwanya mfite please hari n'abagabo bakubwira ati ndakuzanira karori uri kumugenza kwaje my reputation sinshaka ijya hasi ariko wowe wa mugabo wawe ukennye nta nubwo asahaguruka wapi ni kwa gundi usanga babakene barabyaye abana 32 hanyuma ugasanga barimo baratabaza leta niyo yakubwiye ngo babyare barakubwira ngo byarabushoboye turera sire ndakubwiye ko kuba ari umukene muhora mu buriro murimo murakora abana kuba ari umukene ntabwo bisobanura ko azagira gute adafite ibitekerezo byo gukora family planning zanyereka abakire babyaye abana benshi barabagira n'ababyara benshi abo baba barababyara abakene bakazakira nyuma ariko niyo bababyara ari benshi ntabwo uragera mu rugo rw'abakene umwana umwe afite story imwe hariya undi afite indi bicaye ubona bishimye basharinga duke ariko nyine bishimye ariko abamukene ntabwo cyafite you still have your husband uri careless ufite amafaranga ufite ikibazo yes winjira mu nzu akavuga mwiriwe agahita akomeza okay that's nice abana bamukumbura bamubona just kuko ari careless kuko nta communication agira na mama kandi wagera muri rwa rugo rw'abakene ugasanga they are happy they are sharing duke twabo mu mahoro I will get happiness from them uzi noneho uzi uwo muntu aguhemukiye w'umukene mwana aguhemukiye waburaye nawe uri busabe nta abakene bahemuka nabi iyo umukene aguhemukiye nta n'ubu ufite aho kwishumbusha mani yanjye utangira zero nk'aho warogewe wiciwe uzi umukene aguhemukiye iyo umukire aguhemukiye sasa iyo umukire aguhemukiye noneho akaguhemukira afite n'amafaranga urumva yiwe wamusanganye ku buryo udashobora kugenda ubwira umuntu ngo please help me help itariho amafaranga muri iki gihe ni impossible help itariho amafaranga kandi nanjye nzaba narabafashije abo bantu mu gihe nzaba nyafite I make sure ko ayo mafaranga I use them to make the good friends n'abantu bangahe dufasha bakazatwitura iyo nibashaka ntibazamfasha ariko at least I will make sure ko nzagira ubwenge muri ayo mafaranga the moment I step my feet in kuko mbizi neza ko nyeni nzi cyo ndi gusekinga ntabwo amafaranga nzayenda ngo nya wasting hari agastory kamwe turi gusoza k'umukobwa yakundanye n'umutipa amukurikira amafaranga gutyo amubwiye ati baby ndashaka iki noneho yari amuguriye amasakoshi menshi yita ngo n'abana be noneho uwo barabwira ngo umukobwa yagukurikira amafaranga gusa uri kumva then finally umutipe aza kumubwira ati container zanjye ngo zafatiwe mu nyanja ngo tubaye broke ni inzu tubamo tugiye kwiteza umutipe yaratekereje kumva ko umukobwa akora iki ari Guhitamo livinga icyo umukobwa yakoze yabwiye ati baby ubu nagiye ibintu byose wapi umugabo aje asanga mu cyumba asanga nta kintu kimwe kirimo wait y'amasakoshi yose yashize aryama hasi ararira kuki wansiga ibintu byose ubuzima bwose twabayemo bwiza kuki wabyibagirwa agiye kubona abona umugore aragarutse yambaye ibintu biri byiza ariko bisa nkaho biri class gato yanisigana n'isakoshi aramubwira ati yabonye isakoshi yose wanguriraga ndumukire utukira abakire nayigurishije kugira ngo tubashe kugira iki kubona kandi kazu kwa make tunimuke muri ino estate nta kibazo umugabo arangije amubwira ati nakubeshyaga ariko urumva ko yamenye mentality y'uwo mugore nimba wowe ugiye muri urugo rugo ubizi neza ko you are also
immatured, you are also immature, sibyo? Ntabwo ubwo buzima bizakunda, ariko nujyanamo intego n'uwo mugabo azabona ko at least urumva uwo mukobwa yasacrifice ibintu byose yakundaga. She was like me, njye ngiyemo mfite ubwenge. Uwo mugabo nimba mbwiye ko ari broke ntabwo ndabujugunya, ahubwo ndafata bya bindi nari mfite nemere no kubisacrifice because I started from zero njya gura n'umugabo. Ariko si mu living better good life nye kuyibamo saving udufaranga. So thank you for watching. Iki kiganiro cyacu mwagisanga kuri channel yacu. It was Talk to Me. Wowe uhitemo side yawe, wafatiye Jose cyangwa iyanjye. Thank you for watching. Ikiganiro cyose mwakoze kugikurikira, mwagisanga kuri TV Urumirwa TV. Mukore like, mukore share, subscribe na comments. We love you so much. Thank you.